garukira aho ngaho, mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, kandi ntimuhagarike iki imitima yanyu. Oya, ibyatuma imitima ihagarara birashoboka. Imibereho mibi yatuma umutima uhagarara, byizere byawe bigatakara, kwizera kwawe kugatakara. Ubukene bwatuma uhagarika umutima, ibituma imitima ihagarara byo ni byinshi, ariko ndaguhumuriza nshingiye uko Bibiliya imbwiye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo sigaho wihagarika umutima wawe, wihagarika umutima. Niko Yesu asize avuze, ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana, nanjye munyizere. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Ndabashuhuje bakunzi ba Arabohora TV, ubasuhuza ni Sinzabakwira Jean Marie Vianney. Ndi umukristo w'itoro rya ADPR Batsinda, ndubatse, ndi umugabo ufite umudamu n'abana 6. Hanyuma uyu mwanya Imana ishimye yuko mbaganiriza ku ijambo ry'Imana, kandi riri ku mutima wanjye, kandi ngira ngo ngiye kuribaganiriza nyoboye n'umwuka w'Imana. Rero ni ijambo rifite umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo iri cumbi turimo ntirizagutesha igicumbi kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Niyo nsanganyamatsiko mfite ivuga ngo iri cumbi turimo ntirizagutesha igicumbi kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Rero Yesu abampera umugisha, n'ubundi ni amagambo turasanga ari hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 14. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 14, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Adusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo abadahari mba mbabwiye yuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Amen. Reka tugere hepfo dusome ku murongo waho wa 11. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba ari muri nge. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, muzizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Amen. Reka dusome n'ibice hano 17 ku murongo waho wa 24 ariho dusozereza. 17 n'ubundi ku murongo waho wa 24. Data, abo wamaye ndashaka ko aho ndi nabo bazahabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wamaye, uko wankunze isi itararemwa. Data ukiranuka, abisi ntibakumenye, ariko njyewe narakumenye, n'aba nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzaribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanjye mbe muri bo. Amen. Bakunzi nshuti z'umusaraba Arabohora TV, aya niyo magambo tugiye kuganiraho mu mwanya mutoya, adukumbuza cyangwa se abakumbuza kujya iyo mujya kurutaho mutuye. Yesu avuga aya magambo yayabwiraga abigishwa be, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Iri jambo kudahagarika umutima nuko yabonaga hari bizahagarika imitima. Hanyuma aravuga ngo nuko rero mwebwe nubwo ngiye ntimuhagarike imitima yanyu. Aravuga ngo ahubwo dore mwizere Imana yantumye, hanyuma nanjye munyizere. Aravuga ngo dore mu rugo rwa data hariyo amazu menshi,
turashimira Yesu ko igihe amaze imyaka ibihumbi bibiri birenga bishize avuze aya magambo, aya mazu yagiye gutegura, kuko biravuga ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi. Avuga ngo iyaba adahari mba mbibabwiye. Bishatse kuvuga iki? Avuga ngo nta nyungu mfite zo kubabeshya, nababwiza ukuri. Iyaba adahari mba mbibabwiye. Avuga ngo ariko noneho kuko ahari, ngewe nzagaruka mbatware. Umva ikintu gikomeye, ngo kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Imana ishimwe. Iri jambo rirarebana n'umuntu uri mu isi, ukodesha cyangwa se udakodesha. Kabone naho muri ubu buzima, muri iri cumbi waba udafite inzu, ariko menya ko Yesu mu mazu yagiye gutegura harimo iyawe. Numukorera neza, ukamwizera, ukagendana nawe, byanze bikunze naza gutwara itorero. Abanyetorero dufite amazu Yesu yatubikiye mu bwami bwo mu ijuru. Aravuga ngo nuko rero kubw'ibyo mwizere Imana, nanjye munyizere. Ejuru twasomye titire ivuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Imana ishimwe. Nawe yigeze abivuga yuko ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Iyo dusomye ariya ku bice 5 ku murongo 21 yaravuze ngo nk'uko data aho ubugingo abashaka, ngo ni nako n'umwana aho ubugingo abashaka. Aravuga ngo kandi nta wundi data yeguriye guca amateka ngo keretse umwana. Yesu niwe ufite urufunguzo rwa byose. Yesu nahabwa icyubahiro. Aravuga ngo nuko rero kubw'ibyo nimuhagarika imitima yanyu. Reka mbabwire ibintu bituma imitima ihagarara. Ni umukozi w'umuhanga yarazi ko imitima izahagarara, ahubwo iyo ugiye kureba usanga si uguhagarara gusa, imitima iranagana. Buriya naba n'umutima uhagaze uba uzagera ku gatuza ukicara. Unagana rero ubutegereje guhanuka. Ariko aravuga ngo ndabona hari ibintu bizatuma imitima yanyu ihagarara. Asiga atanze itangazo, aravuga ngo nibyo nabyo nibiza bishaka guhagarika imitima yanyu, muramenye ntimuzemere ko bituma imitima ihagarara, ahubwo muzizere Imana. Mbanze mbibutse ko umurimo wa Yesu mukuru ni ukumwizera. Ngo bigeze bamaza ngo dukore uwuhe murimo? Arabwira ngo nta wundi murimo mbahaye, ni uko mwizera uwo Imana yatumye ari we ngewe. Niwe wivugaga kumwizera. Kwizera Yesu bwe ni umurimo ukomeye cyane, kuko Bibiliya irambwira ngo utizera ntanezeza Imana. Imana ishimwe. Kandi kwizera ni ijambo dusanga mu Baheburayo rivuga ngo kwizera nibyo byatumye Yosefu ategeka iby'amagufa ye ubwo bari muri Egiputa. Ngo aravuga ngo ngewe nimunahaguruka mugiye mu gihugu cy'isezerano, amagufa yanjye muzayatware mu gihugu Imana yatubwiye cy'Ikanani. Kwizera ni ingabo ikomeye ku mukristo wese uri muri uru rugendo. Ndashaka nze kurezima kuri aya magambo yo kudahagarika imitima. Muri iyi minsi bakunzi babohora TV, sinzi n'impamvu iyi cano bayihaye iri zina naho kubohokera koko, ariko naje kukubwira ngo wikwiremereza, wihagarika umutima. Mu rugo kwaswe hari amazu menshi. Haleluya. Hari amazu menshi, kandi uyu nguyu Yesu uvuga ngo ngiye kubategurira hayo kugira ngo nzagaruke mbatware. Ayiwe, twiteguye kugaruka kwe, kandi ibyerekana kuza kwe birihuta. Ibyerekana kugaruka kwe birihuta kuboneka. Araje gutwara itorero, araje gutwara abarushye kugira ngo abaruhure. Ariko nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nawe mumwizere. Ndagira ngo hirya gato hatubwiye ngo data ni ahantu yari arimo yingingira, ahaza yingingira itorero, yingingira twewe. Aravuga ngo data ndashaka ko ijambo ryamfashije cyane. Aravuga ngo data ndashaka ko abo wampaye bazabana nanjye, none ngo barebe n'ubwiza nahoranye n'icyubahiro nahoranye. Uzi ko Yesu namara kutwishyira, amaze gutwara itorero, ubwo tuzaba turi kumwe nawe, ngo hari ibintu azaturatira. Kuko hari ijambo ravuze ngo data ndashaka yuko abo wampaye bazabana nanjye bakabona n'ubwiza nahoranye. Yesu yiteguye kuzajya kuturatira ibyiza byo mu ijuru, kandi itorero rizataha. Imibabaro yose duhura nayo izashira, izarangira. Ntabwo ariko bizahora kuba mutegereje, nta nubwo hazabaho gukorwa n'isoni, keretse abantu bava mu masezerano, abo zizabakora. Ariko abamutegereje bose bakizera izina rye, haleluya, babandi bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, abo ngabo yiteguye kubatwara akabageza mu bwami. Reka dusome ijambo ry'Imana ari naryo njya gufungiraho. N'ubundi ni ibyahishuwe ibice 7. Byahishuwe ibice 7.
byahishiwe Yohana ibice 7 umurongo waho weekend. Kadusome mu izina rya Yesu. Byahishiwe ibice 7 umurongo 9. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami n'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza k'Imana yacu niyicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. 13 umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye hehe? Hari akabazo. Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi banesheje ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi iyicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabacana cyangwa icyokere cyose. Amen, amen. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Uyu ni Yohana werekwaga, iyo usomye hejuru ngo nabahowe Kristo bageze mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma ngo abona abantu benshi cyane b'amoko menshi b'indimi zitari zimwe, ngo bari benshi. Yohana wabibonaga ngo yabonaga ari benshi cyane. Hanyuma ngo umwe muri abo bamarayika aramaza ngo, mbese aba ni bande? Urababona uti? Aba bantu ni bantu ki urabona? Ngo Yohana aravuga ngo, mwami Uwiteka ni wowe wabimenya. Ni wowe yabaye nka Ezekiel amaza ngo, aya magufa urabona yakongera akabaho? Yohana nawe rero aravuga ati, oya mwami Uwiteka, aba bantu mbona bangana gutya, aya moko angana gutya, izi ndimi zitari zingana gutya, ntabwo nge nabimenya, ni wowe. Ariko ngo marayika bamubazaga aravuga ngo, aba ni babandi bakuwe muri urya mubabaro. Haleluya, haleluya. Aba ni babandi bakuwe muri urya mubabaro. Aba ni babandi bakuwe muri kagahinda. Aba ni babandi bakuwe muri yasi yuzuye ibyago n'ibyorezo. Aba ni babandi bakuwe muri yasi yuzuye inzara n'ubwicanyi n'ubugome. Aravuga ngo abangaba kuba bageze hano babiheshejwe nuko bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Ngo kandi ubu bageze hano ntago bazongera kurira ukundi. Turashimira Imana. Bakunzi b'Abahohora TV, turashimira Imana ko hari aho tuzagera ntitwongere kurira ukundi. Turashimira Imana ko hari aho tuzagera tukibagirwa imibabaro. Imana ishimwe. Iyi si y'imibabaro turimo turayisiga, ariko kandi nimuhagarika imitima yanyu. Haleluya. Nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana, nawe nanjye munyizere. Uwo ni Yesu wavuze ayo magambo. Aravuga ngo, kandi mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Aravuga ngo iyaba adahari mba mbibabwiye. Turashimira iki giterane Yohana yeretswe cy'amoko menshi cyane, indimi zitari zimwe, ni ukuri. Ariko ngo akibaza ibyo ari byo, akibaza uko bimeze, ngo arabwirwa ngo aba ni babandi bakuwe muri we ya mibabaro, ni babandi bakuwe muri yasi y'agahinda gasaze. Abangaba dore amarira barize, Imana yo mu ijuru igiye kubanza babambira ihema, nirangiza ihanagura amarira yabo ku maso yabo, kuko umubabaro n'uburibwe no gusuhuza umutima bitazongera kubabaho ukundi. Waba ubabaye, waba wari ufite agahinda, ubu nshobora kuvuga gutya wari ugiye kwiyahura, ariko umva ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nshobora kuba ndi kuvuga gutya umugabo yaragutaye, ariko reka nkubwire, nyuma yo gutabwa n'umugabo, nyuma yo gutabwa n'umugore, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Tuzataha itorero igihe nikigera, kandi igihe kiraje ndetse kiranasohoye, kuko ibimenyetso byerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Abera tuzataha. Ndi hafi kugira ngo dusenge Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, ariko teme y'ijambo cyangwa se intego y'ijambo ubutumwa bwiza iravuga ngo, iri cumbi nirizaguteshe igicumbi.
kuko hano turacumbitse bene data. Iyi si umuntu ashobora kwiraraho ariko ntayirirweho, cyangwa yayirirwaho ariko ntayirareho, ariko hari igicumbi aho tutazongera kuvuga ngo burije, tuzongera kuvuga ngo turapfushije, aho tuzongera kuvuga ngo turarwajije, aho tuzongera kuvuga ngo ibyorezo byari oya. Iyi si y'umuruho turimo turayisiga. Pawulo yandikira Abafilipi ibice 3:20 yaravuze ngo ariko twebweho iwacu nihe? Ni mu ijuru, aho dutegereje ko umukiza azava. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yigeze yandika ngo kandi iby'amatwi atumvise n'iby'amaso atabonye, ibyo byose iby'amatwi atumvise, iby'amaso atabonye, ibyo byose Imana yabibikiye abantu bayizera kandi bayikunda. Hari ibintu Imana ibitse, haleluya, hari ibintu Imana ibikiye abantu bayubaha kandi bayikunda, ni iby'amatwi atumvise, ni iby'amaso atabonye. Ibyo bintu rero biri mu ibanga, biri ku mutima w'Imana. Abazanesha ayiwe nibutse rimwe mu matorero yo ya 7 yo muri Aziya, marayika yandikiye hari iryo yabwiye arabwira ngo uneshe azicarana nanjye ku ntebe nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe. Aravuga ngo kandi unesha azahabwa ibuye ryanditsweho izina ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa wenyine. Mwifurije kunesha, mushiki wanjye unkurikiranye, mwene data unkurikiranye, yo mukozi w'Imana, mwifurije kunesha. Nubwo utabishobora ariko hari utuneshereza, kuko byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Garukira aho ngaho mu rugo rwa data hari amazu menshi, kandi ntimuhagarike iki? Imitima yanyu. Oya, ibyatuma imitima ihagarara birashoboka. Imibereho mibi yatuma umutima uhagarara, byizere byawe bigatakara, kwizera kwawe kugatakara. Ubukene bwatuma uhagarika umutima, ibituma imitima ihagarara byo ni byinshi, ariko ndaguhumuriza nshingiye uko Bibiliya imbwiye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo sigaho wihagarika umutima wawe, wihagarika umutima. Niko Yesu asize avuze, ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana, nanjye munyizere. Uyu Yesu ashimwe. Yigeze avuga ngo umuntu nanyizera nzamukunda na data azamukunda. Aravuga ngo njyewe na data tuzaza aho ari tumwiyereke. Reba Imana na Yesu bagusuye, njyewe na data tuzaza tumwiyereke. Uragasurwa na Yesu na se. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana, tuzasubira nakagaruka, ariko mbifurije gukumbura igicumbi kuruta gukunda icumbi. Icumbi rirashira, icumbi ni icumbi, ariko igicumbi naho umuntu haba ubuziraherezo, ni mu ijuru iwacu, aho dutegereje ko umukiza azava, azahindura uyu mubiri kanya gatoya akawushushanya n'ubwiza bwe. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimiye cyane kuko ijambo ryawe ni ubuhamya bufatika, kandi ijambo ryawe ni ukuri. Ijambo ryawe nibwo buzima, nibwo bugingo. Kandi reka nsenge ninginga ngo umuntu wese wumvise iri jambo, ahari hari uwari wihebye, ahari hari umutima wari uhagaze bitewe n'impamvu zitari zimwe ntamenya, ariko wowe uzi, ariko urongeye urakanguye, urongeye urahumurije ngo nta mpamvu yo guhagarika umutima. Imana ishimwe, kuko hari igihe amarira uyu mwene data yarize, uyu mushiki wanjye yarize, ijambo ryawe ritubwiye ko uzayahanagura ku maso, uguza umaze kwishyira itorero. Mwami nyiringabo, tanga kwihangana, tanga izindi mbaraga, garura ibindi byiringiro ku bari bacitse intege n'abari batentebutse, kandi umuntu wese umukumbuze gakondo yo mu ijuru. Muri iri byaravuze ngo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana Data, nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Natwe rero uduhe gukumbura gakondo, Mwami nyiringabo, kuko iyi si irashirana no kwifuza kwayo, kandi twamenye neza yuko umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuyemo imiruho n'imibabaro. None Mwami, dushoboze gusiga iyi si y'umuruho, kugira ngo Mwami tuzakire ubwami bwawe. Ubwo impanda igiye kuzavuga, abantu bawe bazasangwe mu mahoro, badahagaritse imitima, bafite kwizera, bafite haleluya ibindi byiringiro bibinjiza mu bundi buzima. Haleluya. Urakoze, humugisha ku bantu bakurikiranye iri jambo, kandi Mwami rigiraho rikuru umuntu wese yongere yumvemo imbaraga. Ni wowe intege abarambiwe kandi utibashishije ukamwongerera imbaraga. Turagushimiye icyubahiro n'ubutware no kunesha n'ibibi byawe, kuko ari wowe ufite urufunguzo rw'ibizaba, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze bakunzi babohora TV, nakagaruka tuzasubira. Yari Eva Jean Marie Vianney Sinzabakwira,
itorero ryabatsinda. Nomero ya telefone ushaka ko tugusengera cyangwa se ushatse ko twakugira inama ni 078 3 6 6 9 ndasubiramo 078 3 6 6 9 iyo niyo nomero wanshakiraho. Iri no kuri WhatsApp ni nayo nkoresha. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Umwami wacu araza vuba. Shalom. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.